nabifashe neza cyane ko ni umuntu nkurikira, ni n'umuntu nigiyeho byinshi. Icyambere namwigiyeho, uyu Sabe wasimbutse igipangu sashobora kuba ari we Sabe wari urimo imbere. Umuntu harimo ibyiciro byinshi. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo umuntu ni mugari. Nta umuntu rero ni mugari, kandi Sabe yakoreshaga umudamu w'ibiganiro cyane. Yego. Bivuze ngo baragenderanaga. Bivuze rero ngo bari baziranye. Uriya mugabo yarazi Sabe cyane cyane, yari yaramaze no kumwinjiramo, abona yuko Sabe uko abantu bamufata nuko bamubona atari we Sabe, cyangwa se arimwe abandi benshi. Sinzi rero nimba yaramubonagamo no kuzasimbuka igipangu ari kubanuganuga we n'umudamu we. Wenda ashobora kuba yarabivuze kuriya abantu ntibabyumve uko twabibonye, wenda bakabyumva ukundi, ariko ashobora kuba yari afite ayandi makuru. Nakubwiye nta bantu bari biteze kumva ukuri gusobanura nimba Sabe wasimbutse igipangu ari we wuriya, cyangwa se Sabe wajyanywe kwa muganga, cyangwa se waguye hasi kuriya. Abantu bari bazi yuko ari buze akabisobanuraho. Hanyuma rero kubera nta kintu yavuze, ibintu bye biracyari mu bwiru, nta kintu yavuze, yaza gutanga ukuri akavuga ngo sinjye. Muri make abantu bari kumubaza, kumubaza byinshi, ariko nyine yanze kwisobanura, yanze ubundi busobanuro. Mbi impamvu yashimiye umudamu we, ngewe nabonye yuko ari uko abantu hari abavugaga yuko kuba biriya bibaye byiwe na ngwino ndebe, abenshi bavugaga yuko bizatuma umugore we arakara bagatandukana. Agaruka rero asa nkaho abereka yuko umudamu we nta cyabatandukanya. Biriya nabyita nko kugira gute, nko kuvuga ngo ibyo mwashakaga ntago ari byo byabaye, turacyakundana. Hanyuma se kuko ni abantu babishakaga cyangwa n'ibikorwa bya Sabe byabaga, kuko impamvu ariko wibuke ko yari ahunze, hari umuntu hari umuri inyuma nanone. Impamvu rero yatumye ahunga ntawe yavuze, kandi niyo abanyarwanda bari bategereje, abantu bari biteze yuko ashobora kuza akavuga ati hari abo ngiye kujyana muri RIB uko amaze gukira mbonye umwanya. Ntabwo mbagaya bose, ariko ndagaye umwe. Uragaye uhe? Ndagaya uriya mugabo wamufashe video ari kwirukanka. Ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Inyamaswa iri guhunga n'iyihungiye iwawe urayihisha. Tangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ko uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bibaho mu buzima, ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo guhindura amateka, ubuzima bugabushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriyamu, nguhaye ikaze mu kiganiro. Nk'uko mubibona iki kiganiro ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane, nishimiye ikaze mu mpaye. Twatangira wibwira abadukurikiye kugira ngo n'ubundi abadukurikiye ni Matabaro Damascene. Damascene meze neza? Meze neza cyane. Uri mu mahoro, mu mavuta no mu mugisha bitangwa n'Imana? Yego. Uraza kwiyegereza mikoro kugira ngo abakunzi bacu bakumve neza. Yego. Damascene w'umugabo, w'umusore? Yego, Damascene w'umugabo. Damascene w'umugabo. Ndabona ufite kwitonda gukeya. Ndabona ufite kwitonda gukeya rwose. Ushatse kuvuga ko ndi umunyamahane rero? Ushatse kuvuga ko ndi umunyamahane? Nshatse kuvuga kuri kwitonda. Kwitonda gukeya. Uvuga kwishise. Ndabona uri kwitonda. Damascene. Karame. Wishimite kubana natwe ku Isezerano TV, isaha yayo ndetse na Humura TV.
ndishimye cyane ku bana ni isaha yayo TV, Isezerano TV, Humure TV. Nishimiye kubana namwe kandi ndumva tugiye kugirana ibihe byiza n'ibiganiro byiza. Hari abantu bari bakuzi ku Isezerano TV bari bagukumbuye. Yego naye nari mbakumbuye, nari maze iminsi, nari maze igihe kigera nko mu myaka 2 ntagaragara. Ese nihe mpamvu yo kumara imyaka 2 Damascene? Hari igihe ujya mu bindi ugahuga, ubu ngubu ndahugutse mwo gakeya. Niyo mpamvu navuze ntireka nongere nigaragaze nze nganire n'abakunzi banjye bibi bitangazamakuru, kuko yuje hano ugira n'izindi nshuti wunguka utari umfite mu bundi buzima. Mana rero dushimye ko yakurinze. Impamvu wumvaga ndi kukubaza utu tuntu twose, twagira ngo manze wicare utekane wumve uhumeka neza niturangiza twinjirire mu isengesho. Yego, urakoze cyane. Ndumva twatangira n'ubundi dusengera. Turagushimiye Imana ikomeye, ise w'umwami wacu Yesu Kristo. Tugushimiye neza yawe, tugushimira urukundo rwawe, tugushimiye ko waturinze ukarinda n'abantu bose bakurikira ibi bitangazamakuru. Uhabwe icyubahiro muri uyu mwanya. Rero turagira ngo tuyoborwe nawe, tuyoborwe n'umwuka wera, tuyoborwe n'ijambo ryawe. Turashaka ko ari wowe uyobora ibi biganiro, ntaboneke twebwe ahubwo haboneke izina ryawe. Tubisabye twizeye izina ryawe Yesu, amen. Hari akaririmbo naringiye kugutura ariko nsanze telefone ntayifite hafi. Ariko rakaze no mu mutwe. Ni akaririmbo kahimbiwe umugabo witwa Sabin. Ngo naringize ngo ntuvanze ibintu. Oya, kuba twari tumaze gusenga ugahita unjyana mu ndirimbo yahimbiwe Sabin. Ubwo naringize ngo rambwiye ngo ni indirimbo zo muri Bibiliya. Impamvu burya ibiriho bishushanya ibyo tuzabona, kandi nk'abavuga butumwa tugomba gufata ibintu tukabiha umucyo. Kakaririmbo karirimbiwe Sabin yasimbutse igipangu. Karimo butumwa? Karimo butumwa. Hanyuma satari ubutumwa ntabwo twahabyaza ubutumwa. Ubutumwa ni bwishi. Harimo buhe butumwa? Harimo buhe butumwa? Harimo ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Harimo ubutumwa bw'uko yasimbutse igipangu, ariko yukurikiranye neza ubutumwa weho ushobora gukuramo nubwo kwirinda gusimbuka igipangu, kuko yasimbutse igipangu aravunika. Mu by'ukuri nubwo atari cyo kiganiro niteze ko tuganiraho, narinzi ko turi buganira mu bintu by'iyobokamana, ariko nimba ari cyo uhisemo kumbaza, ubwo ngubwo mbaza ntacyo, ibyo nzi ndagusubiza. Sabura muzi? Yego, ntabwo muzi imbone nkubone, ariko muzi ku Isimbi TV, nzi ko ari nyiri igitangazamakuru cya Isimbi TV. Muzi ku itangazamakuru, ijwi ryiwe ndarizi, usibye ko uyu munsi namubonye akora ikiganiro agaragara, nabwo namubonye ku isura, duhuye ntabwo namuyoberwa, ariko mbere ntabwo nari kumumenya. Hanyuma uragira uti namumenye cyane ku ijwi rye mu biganiro yakoreraga ku Isimbi TV, none uyu munsi wamubonye? Yego. Kuba wamubonye wabifashe ute? Nabifashe neza cyane ko ni umuntu nkurikira, ni n'umuntu nigiyeho byinshi. Icyambere namwigiyeho ni uburyo abaza, n'uburyo abazakora inkuru, nicyo namwigiyeho, kuko nanjye mbese namwigiyeho kubaza, ubwitonzi abafite mu kubaza, ikindi kugirira neza abantu, gufasha abantu. Hanyuma Sabin, sinzi niba ikiganiro cye yakoze wambwiye ko wakibonye. Nakibonye. Kuri ubu kimaje kurebwa n'ibihumbi 100 mu masaha 5. Ni ukuvuga ngo buri saha kiri kurebwa n'ibihumbi 20. Arimo ararebwa cyane, kiri kurebwa cyane. Uragira uti arimo ararebwa cyane. Ndagira ngo ngaruke inyuma. Yego. Nihe mpamvu iki kiganiro cye cyaba kiri kurebwa cyane? Impamvu ya mbere kiri kurebwa cyane, Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda,
inshuti za Isimbi TV cyane cyane bari bakumbuye ndetse no kumva ijwi rye, bari bamukumbuye cyane. Icyo nicyo cya mbere cyatumye arebwa cyane, cya kiganiro cye kirebwa cyane, bari bamukumbuye cyane abeshi. Icya kabiri cyatumye arebwa cyane, ndakubwira nk'ibintu bitatu. Icya kabiri cyatumye arebwa cyane nuko yigaragaje, nuko yakoze ikiganiro bitandukanye nuko yakoraga ibiganiro, kuko yakoraga ibiganiro atagaragara, nkuko natwe twese hari igihe dukora ibiganiro tutagaragara nk'abanyamakuru. Hanyuma abantu kumubona agaragara, ngiye nagifunguye ndikanga, ngira ngo wenda n'ifoto bashyizeho, ngiye kubona mbona ikiganiro kirakomeje, mbona ari kuvuga kinakomeza. Ndavuga nti nanjye nakirebye nk'inshuro ebyiri, cyarangiye bwa mbere nongera ngisubizamo ndakireba. Kubera iki? Nashakaga kureba isura ye, kugira ngo nitunahura nzamenye ngo uyu ni Sabin wa Isimbi. Icya gatatu, abantu bari biteze yuko aza agatanga ukuri ku byamuvuzweho, cyangwa se akavuga ati biriya byamvuzweho, uriya muntu wasimbutse igipangu ni njye cyangwa se njye. Muri make bari biteze yuko aza agatanga ukuri. N'ibyo bintu bitatu hari byatumye ikiganiro gikurikirwa cyane. Icya mbere uragira uti ikintu cyatumye arebwa cyane nuko abantu bari bamukumbuye. Nihe mpamvu bari bamukumbuye? Nuko yari amaze iminsi atari gukora ku muyoboro wa YouTube wa Isimbi TV, kandi abantu urabiza benshi baramukunda cyane, baramukurikira cyane, igitangazamakuru cye kirakurikirwa cyane. Rero niyo mpamvu mbese bari bamukumbuye cyane. Uragira uti ikindi cya kabiri ni ukubona isura ye, kuko yakoraga ibiganiro atagaragara. Ese reka nkwibarize, Sabin video yasimbutse igipangu warayibonye? Yego narayibonye, uko nkurikira imbuga nkoranyambaga. Yego. Sabin wabonye mu kiganiro ni nawe Sabin wabonye wari wasimbutse igipangu, cyangwa wabonye arundi? Mu by'ukuri ntabwo ndi buvuge ngo ngereranyije, ntabwo ndi bugereranye, kuko iyo umuntu agiye kugereranya haba harimo ukuri guke, cyangwa se haba harimo kwibeshya, cyangwa akavuga ati ibi byashoboka cyangwa ntibyashoboka. Ntabwo ndi bugereranye. Sabin wari uryamye hasi, Sabin wasimbutse igipangu, Sabin wagaragaye, niwe Sabin kuri njyewe. Niwe Sabin? Yego. Video wayibonye usanga niwe Sabin? Yego nabonye ari we Sabin. Nubwo atabyitangareje, ariko kuri njyewe uburyo nabibonye, uburyo nayibonye n'uburyo namubonye, nabonye ari we. Hanyuma Sabin wabonye, watekerezaga ko yaba ari we Sabin wasimbuka igipangu bitewe n'ibiganiro bye uzi? Kuko wambwiye ko ibiganiro bye wabikurikiranye cyane, yabaye na role model kuri wowe mu gukora ibiganiro, mu kubaza neza. Avuga ko watubwiye ko yabaye role model kuri wowe. Hanyuma Sabin wari uzi mu gukora ibiganiro, Sabin wari uzi mu kubaza neza, Sabin wari uzi mu bikorwa byo gufasha. Ukimara kubona Sabin wasimbutse igipangu, ukabona na Sabin uyu munsi wagaragaye kuri video, wahise ubundi wahise usanga ari we Sabin koko? Watekereje ko ari Sabin waba warakoze biriya bintu? Ntarajya kuri Sabin, ngiye kugusubiza, ntarajya kuri Sabin wabonetse uyu munsi, ahubwo Sabin wa Isimbi TV ufite umuyoboro ungana kuriya, cyangwa se abamukurikira bangana kuriya, nuko yabazwa, nuko abaza, nuko akurikirwa cyane, ahubwo bikiba ntabwo natekereje ko ari we Sabin numvaga, cyangwa se abantu bakurikiraga. Njye natekereje ko bashobora kuba atari we, ariko nk'uko nabikubwiye nasanze ari we wa wundi, wa munyamakuru wabazaga neza, wakiraga abantu ubufasha, nanabishimirwa cyane. Kandi nabonye ko ari nawe waguye, wasimbutse, nabonye yuko ari nawe kandi wakoze ikiganiro agaragara. Ahangaha navuze nti yewe nta muntu upfa adasebye,
nta musaza adasebye cyangwa se muri make ntawe utaseba ntawe utaseba muri make hariya yararashwe yego muri make nawe mbese iyi si nta muntu itabera umwarimu uragira uti hariya rwose Sabin nawe yararashwe yego hanyuma ubwo ngiye kuvuga ngo uwo nabonye atandukanye n'uriya naba mbeshye mu kuri kwanjye aha hanyuma Sabin wa Isimbi TV watekerezaga ko yasimbuka igipangu? njye nabigusobanuriye nakubwiye nti uburyo Sabin wa Isimbi numvaga yuko atandukanye n'uriya wasimbutse igipangu numvaga ntaho bahurira ariko bitewe n'uburyo nabonye iriya video n'uburyo namubonye n'ubu ndacyasubiramo ngo nabonye ariwe ariko sinatekerezaga yuko byamubaho. Umugabo wa Ngwino Ndebe ndetse we na Ngwino Undebe bigeze gukorana ikiganiro ku Isimbi TV n'ubundi bagikoreshejwe na Sabin. Hanyuma umugabo wa Ngwino Ndebe aravuga ati Sabin turi kumwe uyu nguyu ashobora kuba atari we Sabin nyirizina. Dushobora kuba tubona Sabin ariko hari muri Sabin imbere hari mundi Sabin. Yego. Hanyuma uyu Sabin wasimbutse igipangu sashobora kuba ari we Sabin wari urimo imbere. Umuntu harimo ibyiciro byinshi. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo umuntu ni mugari. Nta umuntu rero ni mugari kandi nk'uko umugabo ngo ino ndebe icyo kiganiro cy'umugabo we ntago nagikurikiye ariko kuko kimbwere kangira icyo nkivugaho ubwo warakibonye kuba yarabivuze afite impamvu iya mbere afite impamvu imwe ikomeye ni umuntu bari baziranye kandi Sabin yakoreshaga umudamu w'ibiganiro cyane yego bivuze ngo baragenderanaga bivuze rero ngo bari baziranye uriya mugabo yarazi Sabin cyane cyane yari yaramaze no kumwinjiramo abona yuko Sabin uko abantu bamufata nuko bamubona atari we Sabin cyangwa se arimwe abandi beshi sinzi rero nimba yaramubonagamo no kuzasimbuka igipangu nimba wenda ibyo yarabimubonagamo ntago mbizi ariko ubu nyine bwafite impamvu yabivuze ahubwo iyo mpamvu ntabwo yigeze asobanura impamvu uwo babona atari we cyangwa arimwo beshi buriya yavuze iyo mpamvu we wenda hari iyindi mpamvu ariko impamvu yavuze dutekereza ko ari iriya yagaragaye sinzi niba nawe ari kubibona nkeka yuko rero nyine yari abizi cyangwa se yari afite uburyo yumva amakuru cyangwa se ari kubanuganuga we n'umudamu we wenda ashobora kuba yarabivuze kuriya abantu ntibabyumve uko twabibonye wenda bakabyumva ukundi ariko ashobora kuba yari afite ayandi makuru akaba ariyo mpamvu yabivuze kuri hanyuma uragira uti cya gatatu abantu bari biteze cyangwa se cyatumye ikiganiro cya Sabin kirebwa nuko abantu bari biteguye kumva ukuri hanyuma kuri kwaba kwabonetse cyangwa ntikwabonetse nakubwiye nta bantu bari biteze kumva ukuri gusobanura nimba Sabin wasimbutse igipangu ari we wuriya cyangwa se Sabin wajyanywe kwa muganga cyangwa se waguye hasi kuriya abantu bari bazi yuko ari buze akabisobanuraho hanyuma rero kubera nta kintu yavuze ibintu bye biracyari mu bwiru nta kintu yavuze ntiyavuze ngo ni njye cyangwa si njyewe abantu rero baragumana ukuri kwabo bafite ufite ukuri ni yuko ariko abenshi bazi ukuri ko ari we wasimbutse igipangu uko niko kuri bafite ariko impamvu yasimbutse igipangu niyo abantu bari biteze kwaza kuvuga none ntawe yavuze ubwo turagumana ukuri twabonye cyangwa twumvishe ariko uko twabwiwe nta guhari nta kintu yabivuze hanyuma tugarutse wenda ku kiganiro yatambukije ntabwo yigeze avuga ukuri ntacyo bivuzeho muri make ntacyo yabivuzeho reka noneho twibaze yaba ari iyihe mpamvu ataduhaye cyangwa se atahaye abamukurikira ukuri nkeka ko yaza kugira ibyo avuga yaza gutanga ukuri ukuri
ubundi ukuri kugenda no kwisobanura no gusobanura. Yaza rero yaza gutanga ukuri akavuga ngo sinjye, muri make abantu bari kumubaza byinshi, ariko nyine yanze kwisobanura, yanze ubundi busobanuro. Nkeka yuko ari icyo yanze ibintu byo gusobanura kuri kamera, ariko dushobora wenda gutegereza yuko ashobora kuzongera agakora ikindi kiganiro agaragaza ukuri. Hanyuma nyuma yuko aje agakora iki kiganiro, twumve yuko ukuri azagaragaza kuzaba gukenewe nyuma yuko abantu bari bateze yuko aza kuri kamera ariko agahita atanga ukuri, hanyuma akaba yaje ntahita atanga ukuri. Abantu bizere yuko ukuri azaza atanga kuzaba gukenewe. Icyari gikenewe cya mbere ni uko yari kuza atanga ukuri. Nanagira ibyo avuga nyuma, nuko hazaba hari abantu wenda bashobora kuba bamucanyeho umuriro, kuko buriya kuba nta kuri yagaragaje nta n'icyo yavuze ntibivuze ko abanyamakuru batavuga. Ikiganiro cyasohotse, ariko uzarebe nk'ejo ntibazabura kumuvugaho nubwo ntacyo yavuze. Rero nanatanga ukuri nyuma, wenda bizaba bigize icyo bimaze n'icyo bivuze, ariko nanone yaza kugira ibyo avuga ubu ngubu akiza, ibyo byari kugira imbaraga cyane kurusha nyuma. Sinzi nimba uri kunyumva aho ngaho. Ndakumva neza. Hanyuma reka ngaruke inyuma, uragira uti iyo aza kuza atanga ukuri nibyo byari kugira icyo bitanga, nibyo byari gutanga umusaruro. Hanyuma abamukurikiye twizere ko igihe azatangira ukuri hari icyo kuzamarira abantu. Nabikubwiye nti kuzagira umumaro, ariko ntago kuzagira umumaro cyane nk'uko yari kuza agahita abivuga. Ibyari kugira umumaro nuko yari kuhita yicara kuri kamera agahita avuga turiya muntu ni njye cyangwa si njye. Nyuma yuko aje agatanga ikiganiro, urabona yatanze ikiganiro kinarebwa n'abantu benshi, bivuze ngo bari bakurikiyemo. Uko tubizi umugore n'umugabo baba bari kumwe isaha ku yindi. Yego. Nimba ikiganiro yagikoreye mu Rwanda, ndizera ko bari bararanye, bari babyukanye, yari kuba yamushimiye cyangwa yari no kumuhamagara. Nimba yarari no hanze, umugore n'umugabo n'abantu bavugana umunota ku wundi cyangwa se baganira isaha ku yindi. Biriya rero impamvu yasabye imbabazi, impamvu yashimiye umudamu we, ngewe nabonye yuko ari uko abantu hari abavugaga yuko kuba biriya bibaye byiwe na ngwino ndebe, abenshi bavugaga yuko bizatuma umugore we arakara bagatandukana. Agaruka rero asa nkaho abereka yuko umudamu we nta cyabatandukanya. Biriya nabyita nko kugira gute, nko kuvuga ngo ibyo mwashakaga ntabwo ari byo byabaye, turacyakundana. Hanyuma se kuko ni abantu babishakaga cyangwa n'ibikorwa bya Sabe byabaga? Kuko impamvu abantu ntabwo bashakaga ko Sabe atandukana n'umugore, ariko ibikorwa bigaragara nkaho bisa nkaho hari ibyo yakoze. Tuba turetse kubimushinja ko yabikoze, usibye ko no gusimbuka igipangu. Yego, naryo ni ikosa. Ni ikosa kuko ubundi igipangu gisimbukwa n'abantu babiri. Uwa mbere ni umujura, uwa kabiri ni uhunze. Yego. Hanyuma ariko wibuke ko yari ahunze, hari umuntu wari umuri inyuma nanone. Impamvu rero yatumye ahunga ntawe yavuze, kandi niyo abanyarwanda bari bategereje, niyo bari bakeneye. Gusa gushimira umugore ntabwo byari bikenewe, ko yari no kumushimira bari kumwe. Ahubwo yari kuza avuga ngo shuti banyarwanda, banyarwandakazi, shuti za Isimbi TV, aho muherereye impamvu mutambonaga muri iki gihe cyari gishize, mutanyumvaga, nararwaye. Ese warwaye iki? Narwaye indwara iyi n'iyi. Ese naravunitse. Ese wavunywe n'iki? Wa muntu wasimbutse igipangu mwabonaga ni njye. Impamvu nasimbutse igipangu nari ndimo mpunga. Wahungaga iki? Nahungaga uyu nguyu. Nahungaga iki? Rero uko kuri ese wamuhungiraga iki? Ibyo nibyo abantu bari biteze.
Sabe ukomeye, Sabe bavuga ko afite etaje, Sabe ufite umuyoboro ungana kuri, abantu bari biteze kuvuga ngo ariko Sabe ni iyihe mpamvu yamuteye gukora ibi. Abantu rero bari biteze uko kuri, ariko ntako yabahaye. Ikindi abantu bari biteze yuko ashobora kuza akavuga ati harabo ngiye kujyana muri ribu uko amaze gukira mbonye umwanya. Ibyo ntabyo yavuze. Muri make yacecetse. Ashimira umudamu we, ashimira umuryango ye, ashimira n'abakunze ba Isimbi TV n'abakoze subscribe nyine. Ariko nkeka yuko atari cyo cyari gikenewe cyane, nubwo ariko kuri kwiwe. Ariko abantu bari biteze byinshi kuri Sabe, bari biteze amakuru menshi, ariko ntawe yabahaye. Yaje yikorera ikiganiro agaragaza impinduka, akora ikiganiro agaragara kandi yisekera, acishamo buri mwanya akamwenyura. Hanyuma Sabe abantu bari biteze yuko araza akabaha ukuri, Yego. ariko kandi ntabaha ukuri, ahubwo akaza ashimira aba bantu. Yaba ari nk'iyihe mpamvu yashimiye abantu agahisha abantu ukuri? Impamvu yashimiye umudamu we, reka tuvuge abantu muri rusange, kuko yashimiye umudamu we, shimira umuryango we, shimira umuryango wamushyingiye. Yego. Hari n'undi muntu wo hanze yashimiye, ashimira abakunzi ba Isimbi TV. nyenda bavuga mu buryo butandukanye. Yego. Kuko nawe yavuze mu buryo butandukanye. Yabanje gushimira umudamu. Umudamu aravuga ngo ndamushimira yuko yanavuze ati iyo ufite umugabo mwiza ugira ibikorwa byiza, niyo ufite umugore mwiza ugira ibikorwa byiza, utera imbere. Ashimira umudamu we yuko amuha courage, sibyo? Amuha courage. Urumva? Ikindi impamvu buriya namushimiye cyane nuko abantu, nibyo nanakubwiye, nuko atigeze amuterana mu bibazo byamubayeho. Yego, nkeka ari icyo ngicyo. Hanyuma ku muryango we nawe nuko utigeze umutererana, ndetse n'uwo muryango yashatsemo yawushimiye yuko wenda ibyamuvugwagaho batabihaye imbaraga cyane ngo bamukamire mu kitoza. Hanyuma se byari ngombwa yuko uwo mudamu we, umuryango we aza kubashimira kuri kamera? Nyine buriya ahubwo uriya muryango we n'umudamu we buriya yabazanye kuri ntuze, buriya yabazanye nyine muri ibi bya showbiz. Buriya nyine bazajya babavugaho cyane cyane ko yanavuze yuko n'umudamu we agiye kumuzana bakajya bakorana ibiganiro. Ahubwo buriya twiteguye kubona izindi show noneho zirimo n'umudamu we. Yego, cyane cyane yamuvuzeho, kandi ni umuntu utaruze, kandi umugore w'umusitari noneho naza nawe azavugwaho. Hanyuma ibi bintu byo kuzana umuryango we, muri make ntibyari ngombwa. Ntabwo byari ngombwa ko azana. Gusa icyari ngombwa yari kuza ashimira umuryango mugari wa Isimbi TV. Yego, cyane cyane niwe yari kuza ashimira, nk'uko n'ubu natwe turi gushimira abakoze subscribe kuri ibitangazamakuru. Yari kuza abashimira avuga ati mu gihe gishize ntakora rwose mwarakoze, ndabona mukiri kumwe nanjye ntimwamvuyeho. Icyo cyagishimira cyari kubasawa. Ariko umuryango we, ababyeyi be, igihe cyose ashakira arabavugisha cyangwa yanabasanga. Umudamu we ntibyari ngombwa ko baba bari kumwe. Icyari ngombwa kwari ugushimira umuryango mugari wa Isimbi TV gusa. Kwari ukushimira. Ariko se bwo byari ngombwa ko ushimira kandi atarawuha ukuri? Ukuri nyine we ntako yari kubaha, kuko yakubaha yari kugaragaza n'ibisobanuro byinshi by'uko kuri. Cyane cyane hari ibyo atari kuvuga byose ko ari ukuri, hari n'ibyo yari kuvuga akabeshya kandi ari ukuri, hari n'ibyo yari guceceka nyine, ariko byose yahisemo guceceka. Hanyuma se yatanga ukuri, ntashyiremo kubeshya, ariko agatanga ukuri. Dore impamvu Umunyarwanda yaravuze ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Ukwiwe kwari gushya buriya, niyo mpamvu yanze kugutanga. Bivuze ngo kugira ngo gushye rero nakwihorere. Ariko ndatekereza neza ko buriya ashobora kuba yaje gukora ikiganiro ashaka no gushimira abo, ashaka no kubanza kwegerana n'inshuti ziwe. Wenda ashobora, reka dutegereze, wenda ejo ashobora kuzasohora ikindi kiganiro avuga ati impamvu nari naragiye kwivuza ni iyi ngiyi, nari nararwaye gutya, impamvu nasimbutse igipangu ni iyi, uwabiteye n'uyu.
hari abo ngiye no kujyana mu nkiko cyangwa se nta nabo nzajyana, ashobora kuba, reka dutegereze, ashobora kuba azaza agatanga ukuri. hanyuma hari abanyamakuru bamuvuzeho cyane cyane, hari nk'abasohoye videwo ye ikajya hanze, hari n'abamufashe amashusho ari kwirukanka anasimbuka igipangu. Aba bantu Sabe ntacyo yabavuzeho, ariko se aba bantu igikorwa bakoze cyari cyo cyangwa si cyo? Ngiye ntekereza ko igikorwa bakoze ntabwo mbagaya bose, ariko ndagaya umwe. Uragaya uhe? Ndagaya uriya mugabo wamufashe videwo ari kwirukanka. Ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. We rero ntabwo yaturengejeho, ahubwo yamushyize ku karubanda. Uriya si umuco nyarwanda, si n'umuco wa kigabo, ahubwo inyamaswa iri guhunga niyo ihungiye iwawe urayihisha. Urumva? Uriya mugabo rero niwe wakoze amakosa, ariko abanyamakuru bo kuko nyine bo bari gucuruza, ntabwo wabona inkuru ngo bare kuyicuruza. Baratatse. Bo baratatse kandi baracuruje mwana, mva ziriya nkuru zaracuruje. Sibyo? Wari ufite video, iriya video wayitanze niwe wakoze amakosa. Uwayicuruje nta makosa yakoze, kuko yuzanye ibicuruzwa biracuruzwa nyine. Ngiye mbona rero nkuko warumbaje ngo abanyamakuru bakoze ayo makosa, nta kosa umunyamakuru yakoze, ahubwo uriya mugabo niwe wakoze ikosa. Hanyuma ngiye dore impamvu nkubwira, wenda nshobora kuvuga ngo uyu mugabo ntabwo yakoze ikosa. Sabe yakoze ibibi, hama se duhishira ibibi. Erega Sabe na nubu ntimuramenya ukuri, kuko ntako yabahaye. Oya, ukuri uzi ukuri turi kuvuga se. Ashobora kuba impamvu yirukankaga afite impamvu yatumye ahunga. Iyo mpamvu rero dutegereje kwaza akatubwira ukuri. Mu gihe ataraduha ukuri k'umuntu niko kuri. Ahubwo uriya mugabo watangaje biriya niwe ufite ikosa. Hanyuma ikindi, ngiyewe ntabwo mbona abanyamakuru amakosa bakoze, nta makosa bakoze, kuko barimo bacuruza inkuru bahawe. Ikindi mugaye uriya mugabo nuko hari aho yamubwiraga ngo nyamara Sabe ngo ushaka wabivamo. Barabyumvishe? Narabyumvise. Ngo ushaka wabireka, ngo ushaka wabivamo Sabe. Biriya bintu ntabwo yari kubimubwira, ari kumufata kamera. Yari kumubwira ati mugabo mugenzi wanjye uri mu makosa, bintu ushaka wabivamo, cyane cyane kuri uriya mugabo n'umukirisitu. Sibyo? Yego. Nk'umukristo yari kumwegera akavuga ati nyamara muvandimwe mugenzi wanjye aya ni amakosa, bino bintu bireke, akagira akamuhana. Ntabwo yari kubishyira hehe kuri kamera. Bame ntabwo yari kubifata video ngo ahita azikwiriza abanyamakuru. Rero niwe wakoze amakosa, nta munyamakuru wakoze ikosa, kuko umunyamakuru nyine atangaza inkuru yabonye. Ariko ujya wemera yuko igihe cy'umuntu iyo cyageze ntacyo wagihinduraho? Igihe cy'umuntu kuko impamvu urabizi Sabe bagiye bamuhurahura keshi, bamuhurahura ati bari abantu baranakoranaga n'ibiganiro, sibyo no kumubona bakoranye ibiganiro byinshi. Rero tureke nuriye, hari bajyaga bavuga ati Sabe nyamara bari abantu baba bari kurira, bari abantu akoresha ibiganiro, ati hari ukuntu iminsi 40 y'umujura burya nta birashoboka. Ariko icyo mpamya neza nuko kuri mwari mwiteze ntako mwabonye, ahubwo reka tugutegereze cyangwa se birangirire hariya. Okay, wenda tugana ku musozo, ni nk'iki wabwira Sabe cyangwa abakunzi b'Isimbi TV? Icyo nabwira Sabe kuri we, nakomeze uko yakoraga, akomeza akore nyine, kuko abantu bose bagutuka n'abakuvuga nabi ntabwo wabasubiza ngo uzabone uwo mwanya. Rero ngewe icyo namubwira, nakomeze ashyiremo imbaraga mu byo akora. Ikindi, abari kumuvuga bamuvuga ibyiza, bamuvuga ibyo yakoze, bamuvuga n'ibyo atakoze, abirenze amaso yikomereze. Nimba ntacyo bitwaye umudamu we, nimba ntacyo bimutwaye, nta n'icyo bitwaye akazi kiwe, si ngombwa gusubizanya n'abantu. Nakomeze gahunda ziwe. Damascene Karame,
tugushimira twibutsa abadukurikiye ko iki kiganiro tugikorera ahantu hitwa muri Novelande Hotel. Yego. Wahabonye ute Novelande Hotel? ahantu heza cyane. Yego, Novelande Hotel ni hoteli nziza, hoteli igira ibyo kurya n'ibyo kunywa, igira amacumbi, hari wifi nziza, mbese ni hoteli yakira abantu neza. Twashishikariza abantu bose benshi kuyigana, ndetse n'abari hanze bazaza mu Rwanda bakajya bagana iyi hoteli kuko yakira neza kandi ikora ibikorwa byiza. Iyo Novelande Hotel ikorera haragura isoko ryo ku Murindi, ukigera imbere y'ishuri ryitwa rya hoteleri, wambutse amaso uhabona Novelande Hotel. Hari ibyumba byiza byo kuruhukiramo ndetse n'amacumbi. Tugufitiye ibinyobwa bitandukanye, tugufitiye ibiribwa, ifi yokeje, inkoko, n'ibindi byose wakenera, kandi haba serivisi nziza. Buriya weho nuko wahageze twe twiyakiriye, haba serivisi nziza. Oya, nabibonye uko hari ibyo mwanyakirije, ariko nabonye ari sawa kabisa, bimeze neza cyane. Abantu turabakumbuje banyarukire muri Novelande Hotel, nkuko tubabwiye iri haragura isoko ryo ku Murindi. Turagushimiye. Uwifuza kuvugana nawe yakubona gute? Uwifuza kuvugana nanjye yambona kuri nimero ya 078 660 665 46. hanyuma ubundi nari mfite ikiganiro nari mfite ikinyamakuru cyitwa Test, ariko barakibye, ariko ndashaka gufungura undi muyoboro, kandi nanone bazajya bongera kunkurikirana kuri channel yanjye, ngiye kuzababwira mu minsi iri imbere micya cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Burya Gatesi TV yari yawe? Yego, yari yanjye, ariko barayitwaye. Urumva ko ndi umunyamakuru, hanyuma nkaba n'umuvugabutumwa. Abantu bakeneye ko dusenga, tuzajya dusenga, dufatanye gukora umurimo w'Imana. Ndumva ari ibyo. Imana iguha umugisha. Yes, abaha umugisha. Ndabakunda.